n'amakuru abantu benshi bari gukomeza gutangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye kuri iyo couple uri kureba kuri iyo screen yawe. Ni umuhanzi w'indirimbo zo kuramya ndetse no guhimbaza Imana yitwa Prosper Nkomezi. Uyu ni umusore mwakundaga muri benshi cyane, nubwo nkanjye nshaje nakuze mufana. Nakuze mufana cyane Prosper Nkomezi. N'ubu ngubu afite indirimbo nziza abantu benshi bakunda, n'umuntu w'Imana. Prosper Nkomezi yaje gutungura abantu benshi cyane bitewe n'umukobwa bari bazi ngo bashobora kuba bakundana. Yatunguranye pe, nimbikubwira ubyumve neza. Miss Rwanda 2022 yitwa Miss Nshuti Muheto Divine. Abantu benshi bari bazi ko Prosper Nkomezi akundana na Nshuti Muheto. Abantu benshi pe bari babizi. Nubwo Prosper Nkomezi yajyaga mu itangazamakuru yakora ikiganiro akavuga ati Nshuti Muheto Divine ni inshuti yanjye, wenda yaba yaje kumushyigikira mu bitaramo runaka babona bifotozanije, batuye uyu muntu mwamenyanye gute? Akavuga ati nukunshyigikira bisanzwe nuko tuziranye. Abantu ntabwo izi nkuru ngira ngo murabizi, zaravuzwe ku mbuga nkoranyambaga. Urukundo rwa Prosper Nkomezi na Muheto abantu benshi rwaravuzwe pe, ariko abantu nanone bakibaza bakavuga ngo ni gute muntu nanone senga Imana, umuntu w'Imana nyine ashobora kwinjira wenda mu rukundo n'umuntu uri kumva ngo bamufunze inzoga, yatwaye yanyoye, yaravuye mu kabari, yakoze impanuka kubera ko yari yanyoye. Bate nyine wumve ni byinshi byavuzwe, ntabwo nshaka kubijyamo in deep, ariko abantu bari bazi ngo Prosper Nkomezi na Muheto nubwo yabihakanaga, abantu benshi bari bazi ngo nabakunzi. Sibye ko Muheto we nta kintu yigeze abivugaho. Muheto nta biganiro muramubonamo ngari kuvuga ngo we wamubaza ngo ibiki. Oya, ni Prosper wazaga atanga ukuri ati nuko nguko bimeze. Prosper Nkomezi mu ijoro ryo ku itariki ya 13 Mutarama 2026 yatunguye abantu. Ngira ngo couple yi uri buze kuza ko bayibona kuri iyo screen. Ni umukobwa mwiza pe, ni umukobwa mwiza, she's so beautiful. Ni mwiza, ngira ngo uramubona kuri iyo screen uburyo igihagararo, urabona uburyo ni mwiza pe, ni mwiza. Kandi urabona na Prosper Nkomezi urabona ko rwose baberanye cyane. Prosper Nkomezi mu ijoro ryo ku itariki ya 13 Mutarama 2026, Prosper Nkomezi yifashishije konti ya Instagram asangiza abakunzi b'amafoto agaragaza ko uyu mukobwa yamaze kumwambika impeta, agaragaza ko ari we uhuje n'ibyifuzo yari yarahaye Imana. Mu butumwa bwe Prosper Nkomezi yanyujije ku rubuga rwiwe rwa Instagram mu ijoro ryo ku itariki ya 13 yaragize ati umutima wanjye waguhisemo, n'ijuru rirabyemeza, ndagukunda uyu munsi, ejo n'iteka ryose. Uyu mukobwa yitwa Retina Nkurunziza, ariko nanone hari irindi zina yitwa Mfurakazi Retina. Ubwo urumva ni Retina Nkurunziza, Retina Mfurakazi. Uyu mwana w'umukobwa rero ngiye kukugezaho byinshi kuri we. Ni umukobwa nawe utiyoroheje, nawe ni indwanyi yo ku rwego rwo hejuru cyane ko ari umukobwa none uba no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu diaspora. So ngiye kukugezaho byinshi kuri we. Imyaka ye ni iyihe? Usibye ko nka Prosper nagerageje gushakisha imyaka ye nsanga ngo yavutse mu mwaka wa 1995. Ntekereza uburyo nubwo ngewe nshaje nakuze mufana Prosper ubuzima afite imyaka 31. Ntabwo nabyemeye. Nagiye ku rubuga nagiye kuri Google ndasacinga nsanga nicyo gihe yavukiye, ariko ntabwo nigeze mbyemera. Byinshi kuri Retina Nkurunziza bimeze gute? Retina Nkurunziza afite imyaka 23 y'amavuko.
ni umusizikazi utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika wiyemeje gukoresha impano ye mu gutabariza abarengana, by'umwihariko abanyamurenge bakomeje guhura n'ihohoterwa no kuvutswa uburenganzira bwabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uyu mukobwa akomoka mu muryango wa Nkurunziza Eliya wa Birengore Kandeke iki gisekuru, hanyuma amaze imyaka 6 mu busizi kuko yatangira urugendo mu mwaka wa 2019 aho yagaragaje ko ubusizi bwe bufite intego irenze imyidagaduro, ahubwo bugamije kuba ijwi ry'abatagira kivugira. Igisigo cya mbere Retine yashyize hanze cyitwa Humura Murenge, nyuma yacyo yakoze indi mivugo irimo Hora Murenge, Mpore Murenge, Umuco w'iwacu na Ryajoro. Imivugo yose yibanda ku gutabariza abanyamurenge, agaragaza uburibwe, amateka n'icyifuzo cy'ubutabera mu bwoko bwe. Avuga ko atazaceceka igihe cyose abanyamurenge batarabona ubutabera n'uburenganzira bwabo busesuye. Retine ni imfura mu bana 6, yavukiye muri Kongo mu gace ka Imurenge. Amashuri abanza yiga i Burundi ndetse no mu Rwanda ku Kacyiru. Umwaka wa 2015 nibwo yakomereje ubuzima muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri kaminuza yize ibijyanye n'ubuganga nasinga, avuga ko yabisemo kubera urukundo afitiye gufasha abandi. Mu kiganiro yigeze kugirana n'ikinyamakuru Nyarwanda mu mwaka wa 2022 yaragize ati, nshaka kuzafasha abantu binyuze mu buganga, nshyira abandi imbere yanjye, mbese iyo hari ukeneye ubufasha mpita ndeka ibyanjye narangiza nkamufasha. Yavuze ko yinjiye mu busizi yabifashijwemo na se mu mwaka wa 2018 mu mutwe w'igisigo cyo gutashya Murenge. Ni igisigo cyafashwe amashusho kigashyirwa ku rubuga rwa Facebook, cyakiriwe neza n'abantu benshi bigatuma amenya ko afite impano idasanzwe. Se yamugiriye icyizere gikomeye, yamusaba kubikunda no kubiha umwanya kuko yamubonagamo impano idasanzwe, nubwo atahise abyitaho cyane kubera amasomo yaje gukomeza ubusizi mu mwaka wa 2019. Retine Nkurunziza avuga ko yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza kandi ku kwizera ko ari inkingi ikomeye mu buzima bwe. Yagize ati, ndicuza kuba ntari naramenye Yesu kera, nasanze agaciro kanjye ari uko mfite Yesu, ni inshuti yanjye nyashuti. Avuga ko ikimushimisha kurusha ibindi ari ukubona umuryango we wishimye mu gihe ikimubabaza ari ukubeshywa cyangwa gufatwa uko atari. So nuko nguko Retine, uyu mukobwa wambitswe impeta na Prosper Nkomezi, urumva ko nanone yinjiye mu rukundo na Prosper Nkomezi, yarakiriye Yesu, nanone kubana n'umuntu w'Imana nanone udakijijwe nabyo biragatsindwa. Urumva ko mu by'ukuri nawe yamaze kwakira Kristo, ni umuntu w'Imana. Urumva na amata, ajya baravuga ngo amata byaye amavuta. So ni ibintu byiza cyane, abantu benshi bari gukomeza kwifuriza urugo rwiza Prosper Nkomezi, cyane ko ari umwe mu basore hano mu gihugu cy'u Rwanda abantu benshi nyine bari bafite inyota y'ubukwe bwiwe. Ni kimwe na Israel Mbonyi. Muri Israel Mbonyi mu kijyanye n'ibyo bintu na Prosper Nkomezi ntabwo bajya basigara nyine, aho umwe bavuze gutya nawe uba wumva arimo ku kijyanye nyine na gahunda y'urushako, busanga byanga byakunda na Prosper Nkomezi bagera igihe bakamuzana muri ibi bintu na Israel Mbonyi bikaba uko nguko. Ariko urabona ko Prosper Nkomezi we abisoje, ubwo usigaye ni Israel Mbonyi. Ntekereza ko Prosper Nkomezi igifunguzo agisigiye Israel Mbonyi. Israel Mbonyi wa the next, agomba kuba next. So reka nsore zanga nuko nguko bimeze kuri Prosper Nkomezi. Nguwo umukobwa Prosper Nkomezi yambitse impeta. Ndatekereza ko unyuzwe na byinshi kuri abantu benshi bazaga ngo akora iki, ngo mbese bijyanye n'imyidagaduro muri gospel. Nuko nguko bimeze, ni umusizi wabigize umwuga,